Mwandaya mwiyemeje guhena, mwiyemeje gutandaraza no gutera uturabo mu maguru, mwabumbye iyo myanda ko mwamaze kwiyamamaza, mwasebeje umugore mukandarika umugore mukigira inyamamare, mwashatse hiti neza ubundi abagishaka bakagisanga iwanyu. Uzi kuba mfubye ntugira ababyeyi, ukaba imfubye ntugira abavandimwe, ukaba imfubye ntugira inshuti, warangiza ukanaba imfubye mu mutwe ntugira ubwenge. Ariko abantu bagendana indabo mu ntoki bazishire bashere baba ariko abandi bari kuzigendana mu maguru. None tubyite iki? Iyo wamenye yuko uhanganye n'abadayimoni uragenda ukiyiriza kugira ngo naza mikorobe zambibe zose zitazamuka uri mwisengesho. Uri kumva? Nanjye rero namenye ko mpanganye n'indaya. Bureka noneho nanjye mpagarara nshikame nkubita abadayimoni n'abagore babo n'abakobwa babo n'abuzukuru. Wowe nako gakangisho kawe kubusuri muramamaza, ndagiye nkwereke ko niba ufite umunwa ushoboye gukoresha ubusa, ariko nge nagwandusha gukoresha. Ndagiye ngira kuko washwandarika kose, uko ishingarika kose ntago uzabaho kubishaka kuko nukuriho ntago ari kubishaka. Ndi kuvuga yandaya yabyiyemereka manika ikiganza ati nge ndindaya kirantunze. Abo rero ntago nge ntinya abantu batunzwe n'akarobo kari mu maguru. Ngewe rero nsigaye nterwa isesemi n'umuntu uza hano kwitwaza icyo yabaye cyo ngo nukugira ngo ngakora amabanga na gutyo uyu munsi. Instagram se niyo basigaye bacururizaho zire amari zabo. Ariko ntago uretse mwandangiye igisima ziriho cyangwa akora ikintu bigatuma umuntu afungwa, ugakora nk'ikiganiro bigatuma umuntu afungwa. Uwo muntu niba yakoze ibyaha bituma afungwa agomba gufungwa, nanjye ningora ikimfungisha ngomba gufungwa nkemera igihano nkatiwe. Nuko bimeze umugabo niwe wemera kurya akanishyura. Twese twamutema we tugiye kubona tubona icyamamare n'urugero kiramufasha kiramupostinze. Umukobwa arishima ngo icyamamare cyabase. Kandi uzima mva ari kugupostinga nkurabure baby. Come on. Kanguka. Kubera yuko ari ukurikirwa na benshi, ari gushaka kugira ngo aguhururize kuko Instagram zawe ziri abantu bategeze no mu 10,000 nta wakurikirana utwo tuno twawe twose. Ahubwo aragira go babirebe kuye noneho nta yari bitari kuzi iti gufata. Jengo ngibi byamamara ngo bya postinze biri kuguhururiza cyangwa saba postinze ni kimwe nuko Kigali 250 cyangwa yacana ya rera ya postinga si bitandukanye. Reka baguhururize bakote burakeye bakwanika gahuru kimbwa karahi. Bamwe bishimiye kureba ibyo ngibyo ariko ingaruka zawe niziza nabo nibo bazakota. Uzi ikintu bazajya bakavuga ngo rarago ukobwa gibye ngo byagiye karwana ariko sudura abakobwa bivuga bizaramba. Nibo bari kugupostinga. Nakoze ikosa kunenga abashwandarika abahena abiyabonesha kuri social media bakora ibitera soni mu ruhame. Cyo ni kibazo cyanjye. Babanje bagatogota mu mutwe ubwonko bwabo bugahindukira bukabasha kumenya icyiza n'ikibi. Harya ngo bavutse ngari imfubyi ngo bituma babaho nabi. Ariko rero nuko se uretse kumbaza ndacyabaza. Nuko se nshuti zanjye imfubyi zose twicare twitubaze. Duhenerezwe dukureho ngo twateye turaba hagati y'amaguru ngo turi imfubyi. Icyo se ni cy'umunyarwanda kaza kuya gukora. Ariko se niba umuntu afite ubukene bizire. Buretse mbabwire nshuti zanjye nago twese dukize nkuko tubyifuza. Ufite imodoka arifuza indege, ufite indege arifuza gari ya moshi. None se ko twese dufite ibyo twifuza tujye kwiyanika kuriya. Twambara ubusa tubunuze. Harya ngo nuko tutari bezara. Ubwiza bw'umukobwa nukwiyubaha kwe. Ubwiza bw'umukobwa ni mu mutwe afite. Mugakangisha izo ninyo zanyu zivamo imyanda. Bikana? Mwana n'uw'igihugu. Rero kudakubita imbwa byorora imisega. Sibyo? Reka dukurikira ikibazo mu bizima. Uyu munsi hari abantu bari buze kurakara kuko n'ubushe barahari barakaye. Abantu barakaye rero. Bigaragaza uretse mbarangira umuti. Genda usacinge mbona bihita cyangwa Shakira 26 depression irakira. Ese Shakira avura depression? Ngewe n'abashaka kwiyahura mbamwoherezaho. Ariko ndereka tuvuga ko ni inshingano zanjye ariko nakabaye ndi muba hasi babivuga ntago nakabaye ndi uwa mbere ubivuga. Reka tujye tuvugisha ukuri. Twatoye ba Nyampinga b'u Rwanda. Barahari si bahari.
cyakoze ikintu nzi hari ba nyampinga b'u Rwanda abangaba bavuga nabi bakaba banabagezayo hari ba nyampinga b'u Rwanda bari muri Dubai bari kuryisa hari ba nyampinga b'u Rwanda bashatse bari kubaka hari ba nyampinga b'u Rwanda bari mu nshingano nyinshi zigiye zitandukanye hari n'abari gufasha Pamela mu bukwe bwe hari na nyampinga w'u Rwanda wafasha Rutemikirere yajyanye n'umugabo we ubundi nyampinga w'u Rwanda bameze nka shangazi w'u Rwanda hagarutse mugakora akazi kanyu cyangwa mukansubiza ya mafaranga babahembaga